Igitabo bita Awakening the Giant Within cyanditswe na Tony Robbins kiza gutangazwa mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na rimwe. Ni igitabo cy'ingenzi cyane kandi gikubiyemo amasomo y'ingenzi yagufasha kubaho, gutera imbere, kuba umuntu mushya no kurenga imitekerereze isanzwe ya kimuntu, ahubwo ukaba umuntu mushya. Icyo ushatse kugeraho ukakigeraho, ukagera ku nzozi zawe, ukaba intwari, ukagera kuri bya bintu byose umuntu yifuza kugeraho. Iki gitabo gikubiyemo amasomo y'ingenzi abumbatiye ubuzima bw'ikiremwa, abumbatiye isoko yo kuguteramo imbaraga no kumva ko uri umuntu mushya, abumbatiye ubumenyi bwagufasha kugera ku ntsinzi ndetse n'inzozi zawe muri rusange. Igitabo Awakening the Giant Within nuko kimaze imyaka myinshi gitangajwe cyangwa gishyizwe ku isoko, ni igitabo cyahinduye ubuzima bwa benshi kugeza n'ubu kirasomwa cyane ndetse cyanakunzwe. Ni igitabo ushobora kubona mu buryo bworoshye, ukaba wagisoma kuri interinete kandi ukaba wakuramo amasomo y'ingenzi yagufasha kubaho ndetse no kubaho utera imbere muri byose no kugera ku nzozi zawe. Mu ncamake tugiye kukunyuramo ibikubiye muri iki gitabo ndetse n'amasomo y'ingenzi akirimo, ku buryo yagufasha gutera imbere no kuronka ubumenyi bugikubiyemo, kandi bwose ukabona muri iki gihe gitoya muri kiganiro ukaba bukoresha. Wagira amatsiko menshi ushobora kugidawunodinga kuri interinete ukaba wagisoma. Reka nkwibutsa kuri channel ya Kanguka Official. Ndakwibutsa gukora subscribe no gukanda kuri notification, ukadufasha guhindura ubuzima bw'abantu bukagenda neza, bukajya ku murongo, umuntu agatera imbere. Ntidutinye gukora ibitugeza ku nzozi zacu, ahubwo tukaba abanyamwete n'abanyambere mu gukora ibishoboka byose kugira ngo tugere ku nzozi zacu. Ndagushimiye kuba ukoze subscribe. Awakening the Giant Within nk'uko twabivuze ni igitabo cyashyizwe ku mugaragaro mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na rimwe, gishyizwe ku mugaragaro n'umuhanga witwa Tony Robbins. Tony Robbins akaba ari umuhanga mu bijyanye n'imitekerereze ya muntu, akaba atanga ibiganiro bitandukanye byigisha kwivugurura, aribyo bita personal development. Ni ukuvuga imikurire ya muntu ku giti cye, mu guhindura imitekerezo akayishyira ku buryo bunoze, mu guhindura imikorere akayijyanisha n'ibihe barimo, ndetse no gukora neza kugira ngo umuntu abashe kugera ku nzozi ze. Atinyura abantu, ibiganiro bye bitinyura abantu bagakora ibintu bibageza ku nzozi zabo. Isomo rya mbere rero riri mu gitabo Awakening the Giant Within cyanditswe n'uyu mugabo Tony Robbins, yaravuze ati: niba ushaka guhindura imico mibi, icyo yise bad habits, fata iyo mico mibi uyihuze n'ububabare. Mu bintu byose ugiye gukora wumva ko ari imico mibi, bihuze n'ububabare bw'umubiri, ububabare wigeze kugira, ibintu bibi byakubabaje, byagushenguye umutima wanyuzemo, bya bindi rwose byagezeho bigukora kandi bikagukora ku buryo bubi rwose utazibagirwa. Hanyuma ibintu byiza ubihuze rwose n'ibyishimo. Yaravuze ati ni tekinike nziza yo kugira ngo ubashe kuva ku mico mibi, kureka ibintu bibi, kureka ibikorwa bibi, ahubwo ukimakaza ibyiza muri wowe. Ati ibintu byiza bigufasha kugera ku bindi, ibintu byiza bikurura ibindi byiza. Iyo uri umuntu ukora ibintu byiza, utanga umwuka mwiza, ufite energy cyangwa vibrating energy muri wowe nziza, bituma n'abandi ubikurura, abandi bakakubera beza. Unavuze ati rero kugira ngo ucike ku bintu bibi, ku mico mibi, ku bintu byakubase, bifata ubihuze n'ububabare wagize mu buzima, bya bindi byaguteye ububabare, byagushenguye umutima, ubihuze na bya bintu n'aya mico mibi ufite. Mu gihe cyose ugize ibyago byo kunyura muri wa muco mibi, gerageza utekereze ibyo bindi byakubabaje, hanyuma ubishyire mu bwonko bwawe ku buryo birakora ku marangamutima yawe. Iyo wa muco mubi wari ugiye gukora, uzahita uguruka rwose ugende. Niba wumva ko ushaka kureka kunywa inzoga cyangwa itabi muri rusange, reka tuvuge ibiyobyabwenge. Fata bya biyobyabwenge ubihuze n'ibintu bibi byigeze kukubabaza, uvuge iti ibi bintu biyobyabwenge, umutima wawe agatima kari hariya kugira ngo binywe cyangwa ubifate. Utekereze bya bindi byose byakubabaje, ubishyire mu bwonko, ari byo uganzamo kurusha gutekereza bya bindi by'ibiyobyabwenge wanyoye. Bityo rero bizagufasha kwirukana uwo muco mubi, kurwanya ibintu byakubase, kurwanya bya bindi rwose byakubereye umuzigo, bya bindi byakunaniye kurekura. Kugira ngo wimakaze ibyiza rero, gerageza ubihuze n'ibyishimo.
utekereze uburyo kwikorera bizakugeza ku mudendezo, bizatuma ubona umwanya w'umuryango, bizatuma abana bawe bakuba hafi, bizatuma ubona umukunzi mwiza, bizatuma ugera ku bukire. Utekereze uburyo ki kubaho ufite ubuzima bwiza bizatuma uramba ukabaho wishimye. Utekereze uburyo ki kubaho wiga usoma wunguka ubumenyi bushya bizatuma umenya byinshi bizagufasha muri ubu buzima kugera ku ntsinzi yawe. Inama ya kabiri muri iki gitabo cya Awakening the Giant Within yaravuze ati hindura amagambo mabi uyahindura meza, kandi ugerageze guhora urwanya ikintu bita ibitekerezo bibi muri wowe. Yaravuze ati ibitekerezo bibi biguha isura udafite, bikaguha kwiyumva nkaho ko rwose uri mubi kandi uri umuntu mwiza. Yaravuze ati ibitekerezo birarema, ibitekerezo byawe birubaka, ibitekerezo byawe nibyo bikugira uwo uri we, kandi ibitekerezo byawe ufite ubushobozi bwo kubihindura. Kubera icyo wahitamo kuba umuntu mubi, kubera icyo wahitamo kuba umunyabyago, kubera icyo wahitamo kuba umunyabibazo, kubera icyo wahitamo kuba umuntu utishimye, kandi ushobora kubihindura nk'akanya nk'ako guhumbya. Uko nkubise kano kantu niko ushobora guhindura ibitekerezo byawe ugashyiramo ibindi bishya mu mutwe wawe. Yaravuze ati gerageza igihe cyose ibitekerezo byawe bisimbuza ibyiza. Igitekerezo kibi ni kiza mu mutwe, ugerageze ugisimbuze icyiza. Amagambo ukoresha amagambo meza gusa, yayandi aguha akanyabugabo, yayandi atarimo kwiheba, yayandi agutera imbaraga no kumva ko ibintu byose ushoboye guhangana nabyo, ibibazo byose. Wikwiteranya y'amagambo abantu biyeturiraho aca intege, ati njye sinshoboye, ndumva n'umunyantege nke, ndumva naniwe, ubuzima burandenze, bwarambihiye. Ahubwo wavuze uti ubuzima ndabuzi neza ko ngomba guhatana, mfite imbaraga, mfite ubuzima bwo guhatana, ibitekerezo byanjye byose bizamfasha guhatana kandi nzagera ku ntsinzi. Amagambo burya ararema, niko abanyarwanda bavuga. Muri iki gitabo rero hakubiyemo ko amagambo, ibitekerezo byawe ugomba kubigenzura. Niba ushaka kuba umuntu mwiza, umuntu ugera ku ntsinzi, umuntu wishimye, umuntu ufite ibitekerezo bizima, umuntu abantu bose bishimira. Inama ya gatatu iri mu gitabo Awakening the Giant Within yaravuze ati ishyiraho amategeko yawe, ati kandi amategeko yawe ugerageze uyatangaze, uyashyire ku isi. Shyiraho imirongo yawe ngenderwaho, amahame yawe ngenderwaho, ya mahame yawe agufasha kugera ku ntsinzi, ya mahame yawe agufasha kugera ku byiza, ya mahame yawe agufasha kugera ku byo abantu bose bifuza kugeraho mu buzima. Gerageza ayo mahame rero uyashyire mu bikorwa kandi uyagire. Kugira amahame bigufasha kumenya imikorere, ukamenya n'umurongo wo gukoreraho no kugenderaho, apana kujaragurika no guhinduka nk'ikirere, ahubwo ya mahame akaguha umutuzo no kugenda mu murongo umwe rwose udahinduka. Kandi uwo murongo ukaba warawusetinze cyangwa warawushyizeho bigendeye ku gushaka kwawe, ku bintu bikugeza ku ntsinzi, ndetse no mu bintu ubona bitabangamye, biri mu murongo w'iby'ikiremwamuntu gishaka. Ibyo bintu bigufasha kuba umuntu mwiza, ibyo bintu bigufasha kuba umuntu wishimye, ibyo bintu bigufasha kuba umuntu utsinda. Abantu rero ntibakaguca intege, ahubwo ugire amahame yawe. Yaravuze ati muri iki gitabo yaravuze ati ibyishimo ibyo nibyo bigenda rero bituma ukura, kandi ibyo byishimo bikavuka iyo ufite ikintu ubona ko wagihereye hasi ukagikuza ukabona kigeze mu bushorishori. Iyo rero ikintu wikitangiriye ukagera mu mizi, ukagenda ugifasha, ukigeraho umwete, ugiramo uruhare bwo ko gitera imbere, ukabona cyarakuze cyarageze hejuru, ibyo biguha ibyishimo bya nyabyo, bya byishimo rwose wirekura, bya byishimo bituma wumva neza ko uri umuntu w'agaciro, ko wagize uruhare mu buzima bw'ikiremwamuntu, wagize uruhare mu buzima bw'icyo kintu cyakuze, ukaba ukibona giteye imbere. Reka dusoreze aha ibikubiye mu gitabo Awakening the Giant Within. Ugishatse wagisoma kuri interinete ukagitereshereja mu buryo bworoshye. Nyura ku rubuga bita PDF Drive. PDF Drive bazaguha ahantu harimo ishakiro. Iryo shakiro uzandikamo Awakening the Giant Within,
by Tony Robbins. Uzahita ubona urutonde rw'ibitabo bitandukanye, ariko byose ni amazina y'iki gitabo nuko byashyizweho n'abantu batandukanye. Uhitemo icyo ushaka kwifuza gusoma, byose amagambo namwe, content ni zimwe, hanyuma uhitemo icyo ukunda gusoma, icyo wasoma, hanyuma uryoherwe n'ibiri muri iki gitabo. Uwari Umusogongero.